Ese koko Muhamadi yaba ari intumwa y'Imana? Nicyo tugiye kureba turifashisha mbere na mbere Korowani, tunakoresha Bibiliya. Impamvu dukeneye abahamya babiri, turagendera ku ivugururamategeko 19:17 havuga ngo umugabo umwe gusa ntazaze ngo ashinje umuntu wishe undi cyangwa agakora icyaha cyangwa amafuti ibyo ari byo byose. Ubuhamya bw'abagabo babiri cyangwa batatu azaba ari bwo bashingiraho kugira ngo bashobore gutangiza urubanza. Ibi kandi nabyo bigaragara mu ibarura 36:30. Ni ukuvuga ngo dukeneye ibihamya bibiri kugira ngo tumenye ese koko Muhamadi koko yaba ari intumwa y'Imana cyangwa n'ibyo yihimbiye cyangwa se akaba yarakoreshwaga n'amageni. Mbere na mbere tugiye gukoresha Korowani. Ku kimenyetso cya mbere ara atanga kigaragara muri Korowani 39:40 kugeza kuri 52. Aravuga ngo mu by'ukuri iyi Korowani ni ijambo rya ara risomwe n'intumwa yubahitse Muhamadi. Ntabwo ari imvugo y'umusizi dore ko mwemera gake, nta nubwo ari imvugo y'umupfumu ariko mwibuka gake, ahubwo ni igitabo cyahishuwe giturutse kwa Nyagasani w'ibiremwa. Niyo Muhamadi aza kugira ibyo aduhimbira tutavuze, twari kumufatisha imbaraga n'ukuboko kw'iburyo maze tukamuca umutsi w'umujyana w'ibanze uvana amaraso mu mutima uyohereza hose mu mubiri. Nta n'umwe muri mwe bari kugira icyo amumarira ngo amutabare. Kandi mu by'ukuri Korowani ni urwibutso ku bagandukira ara. Rwose tuzi neza ko muri mwe hari abahinyura iyi Korowani, kandi rwose ku munsi w'imperuka Korowani izaba amakuba kubahakanye. Kandi mu by'ukuri Korowani ni ukuri kudashidikanywaho, bityo tagatifuza izina rya Nyagasani wawe uhambaye. Mbere na mbere turebye kuri iki kimenyetso Korowani duha cyo kugira ngo tumenye koko niba Muhamadi yarahimbiye ara ibintu ara atavuze, ni uko yagombaga kumuca aorta. Uyu ni wo mutsi w'umujyana w'ibanze uvana amaraso mu mutima uyohereza hose mu mubiri. Kandi rwose nta muntu wagombaga kumutabara kuko yagombaga gupfa iyo aorta icitse, ku buryo nta muntu washobora kugira icyo amumarira. Ibi ntawe ugomba kubihinyura kubera ko hano ubwaho haravuga ngo kandi mu by'ukuri Korowani ni ukuri kudashidikanywaho. Hakaba n'ahangaha havuga ngo rwose tuzi neza ko muri mwe hari abahinyura iyi Korowani, bityo ntabwo tugiye kuyihinyura, tugiye kureba ese koko Muhamadi yapfuye aorta ye ivuyemo bayikase. Ese nta muntu wagize icyo amumarira, wenda bayikate nyuma abone umuganga umuvura akire? Ibyo ni ibyo tugiye kureba. Dusomye muri Sahih Buhari 26:17, aha hatwereka ko umuyahudikazi yazaniye Muhamadi intama. Muhamadi arayirya, nuko baramubaza ati tumwishe? Aravuga ati oya. Uvuga arakomeza avuga ati nakomeje kubona uburozi mu kanwa k'intumwa y'Imana. Hanavuga Muhamadi. Ibi kandi nabyo bigaragara muri Sahih Muslim 57:05. Avuga ngo Anas report that a Jewish came to Allah's messenger with a poisoned mutton, and he took of that what had been brought to him. He took what he had been brought to him, Allah's messenger. Bivuga ngo hano n'ubundi baragaragaza ko umuyahudikazi yazaniye intumwa y'Imana intama iroze, nuko intumwa y'Imana iryaho. Hano baratubwira ati when the effect of this poison were felt by him, he called for her and asked her about that. Whereupon she said, I had come to kill you. Thereupon he said, Allah will never give you the power to do it. He said that they said, should we not kill her? Bo hano n'ubundi ni ikiganiro Muhamadi agirana n'uwo mugore wari umuzaniye intama iroze. Uko yamaze kubimenya aramuhamagaza, aramubwira ati se niki cyatumye ukora ibi bintu?
niki cyaguteye gukora ibi bintu? Ariko n'ubundi aravuga ngo Muhamadi aravuga ngo ara ntago aguha ubushobozi bwo gukora ibi ngibi uri gukora, ntago yakwemerera, ntago yatuma unyica. Nuko baravuga bati se twamwica? Muhamadi aravuga ati oya. Noneho hano baravuga ngo uyu Anas uvuga uko byari bimeze aravuga ngo I felt the effect of this poison on the uvula of Allah's messenger. Bivuga ngo aka ni agace ko mu kanwa yavugaga, bivuga ngo yakomeje kumva uburozi buri mu kanwa k'intumwa y'Imana. Dukomeje n'ubundi muri Sahih Bukhari 44:28, hano baravuga ngo the prophet in his ailment in which he died used to say, ubwo ni hano mu gihe intumwa y'Imana yari hafi gupfa yagiye ivuga ngo oh Aisha, still feel the pain caused by the food I ate at Kaiba, and at this time I feel as if my aorta is being cut from that poison. Hano yabwiraga Aisha ni wa mugore we yarongoye afite imyaka 9 kuko bashingiwe afite imyaka 6, amurongora afite imyaka 9. Hano rero nibwo akomeza kubwira Aisha avuga ko ari kumva ububabare bwatewe na ya ntama yaririye ikaba. Noneho akavuga ati at this time, aka kanya ndumva aorta yanjye iri gucika bitewe na bwa burozi. Suvuga ngo intumwa y'Imana ubwayo yemeye ko aorta yacitse. Uyu ni wa mutsi w'umujyana w'ibanze w'amaraso. Noneho wenda tuve muri iyi ni Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ni authentic, ziremewe cyane muri Isilamu, nta Muyisilamu n'umwe uyihakana. Aha rero n'ubundi biragaragara ko nk'uko hano bivuga ngo twari kumufatisha imbaraga n'ukuboko kw'iburyo maze tukamuca umutsi w'umujyana w'ibanze aorta, nta n'umwe muri mwe wari kugira icyo amumarira. Aha ngaha tubona ko muri Sahih Bukhari 44:28 intumwa y'Imana iravuga iti aorta yanjye rwose yacitse kubera bwa burozi. Ubwo turareba niba koko hano ubwo ni igihe yari ari hafi gupfa, tuvuga ngo yishwe n'ubu burozi bwamukase aorta. Siyo gusa, tugiye no muri Suna Abi Dawudi 45:12, n'ubundi hakomeza kutubwira biriya by'uriya mugore wamuzaniye intama. Hano baratubwira ati kuri cya kiganiro bagiranye, hanagira ibyo yongeramo, aravuga ngo she said if you were a prophet I would not harm you, but if you were a king I should rid the people of you. Nuvuga ngo hano aramubwira ati iyo uyuba intumwa cyangwa se profete ntacyo uburozi bwajyaga kugutwara, ntacyo buri bugutware. Niba uri intumwa uburozi ntacyo buri bugutware. Noneho nyuma niho bagaragaza ko n'ubundi Allah's messenger yaje gutegeka ko wa mugore bamwica. Mbere yabanje kwanga, nyuma aza gutegeka ko bamwica. Nyuma rero nibwo then he then said about the pain of which he died. Noneho hano Allah's messenger Muhamadi aravuga ububabare yapfiriyemo, kwa kundi umuntu aba agiye gupfa. Akomeza nyine avuga bwa bubabare yagiriye, akomeza avuga kuri bwa bubabare afite kubera ya ntama yaririye ikaba, ari nabwo avuga ngo this is the time when it has cut off my aorta. Iki nicyo gihe bwa burozi bwakaze umutsi w'umujyana w'amaraso. Iki nicyo gihe aorta yanjye yacitse. Ubwo nuko nguko n'ibyo ngibyo bigaragaza uburyo Muhamadi yaje. Iyi ni inkuru ikomeza muri Bukhari 25:88, aho Ubaydullah bin Abdullah
akomeza avuga nyine ibijyanye na Aisha, ahavuga ngo he came out leaning on two men while his feet were dragging on the ground, agaragaza ko nyuma yo kurya nyine bwa burozi Muhamadi bagendaga bamutwaye mu maboko, abagabo babiri agenda akurura amaguru hasi. So aorta ye rero yari yaracitse. Dukurikije ibyo tubona hano rero muri Korowani 9:42, tugakurikiza n'ubu buzima muri authentic sources ziri authentic z'Abayisilamu, muri Buhari, Muslim, hatwereka ko rwose Muhamadi yapfuye umutsi we w'umujyana w'ibanze w'amaraso ucitse. Ibi rero bitwereka muri rya sezerano nyine araya yavuga ati niba koko hari ibyo yaduhimbiye tugomba kumuca umutsi w'umujyana w'amaraso w'ibanze ku buryo nta muntu n'umwe yashobora kumutabara, kandi koko nicyo cyatumye apfa. Uriya muyahudikazi yamuhaye intama irimo ubworozi birangira apfuye. Rero umugabo wa mbere wa Korowani na Hadithi dusanze ko kubera Muhamadi yahimbiye ara idatavuze muri Korowani, yapfuye acitse umutsi w'umujyana w'ibanze uvana amaraso mu mutima uyohereza hose mu mubiri, kandi rwose nta n'umwe wabashije kugira icyo amumarira ngamutabare nk'uko bivugwa muri sura 69 ayati 45-49. Ubwo rero twifashe hano twagiye twifashishije Korowani no kugira ngo tumenye ubuzima bwa Muhamadi, atari no kuvuga ngo dufashe source tubonye kuri internet, twakoresheje iziri authentic. Authentic ni sahih, ubwo harimo sahih Buhari na sahih Muslim. Ubwo umugabo wa mbere Korowani itweretse ko Muhamadi yahimbiye ara ibyo atavuze, which means bivuga ko Muhamadi ari Ikinyoma. Ibyo ntibihagije, tugiye kujya ku mugabo wa kabiri. Uwa kabiri turebe muri Bibiliya, turebe mu myaka 700 mbere ya Yezu, ngo ni mu myaka irenga 1500 mbere ya Muhamadi. Umuhanuzi Izayi, aho tubona muri Izayi 29:9-16 avuga ku muryango w'impumyi. Agira ati nimutangare kandi mwumirwe, muhinduke impumyi ubudahunyeza, w'abasinzi ariko mutasomye kuri divayi, mudandabirane ariko mutanyoye ibisindisha, kuko Uhoraho yabasutseho umwuka ubasinziriza, akabahuma amaso mwe bahanuzi, agapfuka imitwe yanyu mwe bashishozi. Ibi mweretswe bibabereye nk'amagambo y'umuzinge ufungishije kashe, noneho bawuhereza utazi gusoma bamubwira bati soma ibi ngibi, arasubiza ati ntabwo nzi gusoma. Uhoraho aravuga ati uyu muryango nyubahisha ururimi gusa, bakampesha ikuzo iminwa misa, ariko umutima wabo ukaba kure yanjye. Icyubahiro bampana n'icyahimbwe n'abantu kimeze nk'isomo bigishijwe. Nicyo gitumye ngiye gukomeza kububera urujijo, ku buryo ubuhanga bw'abahanga babo buzazima n'ubwenge bw'abanyabwenge babo bukajijwe. Hano turareba kuri uyu muryango w'impumyi, turebe ese ninde bahaye igitabo cy'umuzinge bati soma ibi ngibi atazi gusoma, akavuga ati ntabwo nzi gusoma. Kandi ugasanga uwo muryango urasinze ariko utanywa divayi. Nkuko hano bavuga ngo muhinduke impumyi ubudahunyeza, muba abasinzi ariko mutasomye kuri divayi, mudandabirane ariko mutanyoye ibisindisha. Ubwo turareba abantu batemerewe kunywa ibisindisha ariko b'impumyi, bafite uyu muhanuzi wabo wakuwemo umwuka w'umuhanuzi w'ibinyoma, wabwiwe uti soma ibi ngibi, agasubiza ati ntabwo nzi gusoma, kandi koko ntabwo yari azi gusoma. Ubwo nicyo tugiye kureba. Dusomye muri sahih Buhari 49:53, hano niho dutangirira ku butumwa bwa Muhamadi igihe yari ari mu buvumo bw'ahitwa Hira. One day he received a guidance while he was in the cave of Hira. An angel came to him and asked him to read. Allah's messenger replied, I do not know how to read. Nuvuga hano batwereka ko muri Buhari 49:53 baravuga ati umumarayika araje yamusanze muri ubu buvumo bw'Ihira,
aramubwira ati amusaba gusoma. Intumwa y'Imana irasubiza iti ntabwo nzi gusoma. Hano bivuga ko intumwa yakomeje ivuga ko umumarayika yamufashe n'imbaraga amutsindagira cyane, amubabaza, mbese twavuga ngo amuniga cyane. Noneho arangije aramurekura, arongera amubaza, arongera amusaba gusoma. Again asked me to read, and I replied, I do not know how to read. Nabwo n'ubundi intumwa y'Imana irasubiza iti ntabwo nzi gusoma. Thereupon held me again and pressed me for the second time till I felt distress. Nuko n'ubundi aza kumurekura, arongera aramubwira ati amusaba gusoma. But again I replied, I do not know how to read. Tuzi neza ko Muhamadi ntabwo yari azi gusoma, so ni ibisanzwe. Ariko hano muri ubu butayu koko yahuye n'umumarayika umuha umuzingo, amubwira ati soma ibi ngibi. Intumwa y'Imana igasubiza iti ntabwo nzi gusoma. Inshuro 3. Ibyo bya bintu bigaragara ikintu kigahamwa inshuro imwe cyangwa ebyiri cyangwa 3. Hano yamufashe inshuro 3 kandi amuniga, avuga ati uyu ni umumarayika. Hano inkuru n'ubundi irakomeza, umuntu ashobora kubisoma muri Buhari 49:53, aho n'ubundi aza nyuma yo kuvayo afite ubwoba bwinshi cyane, kubera avuga ngo ni umumarayika yari yamuniza amunigira mu butayu. Aza abwira Khadija, avuga ati oh Khadija, what's wrong with me? Nuvuga ngo yavuye mu butayu n'ubundi kubera uburyo wavuga ngo ni umumarayika yari yamunize, amubwira ati soma ibi ngibi. Avuga ati ntabwo nzi gusoma, soma ibi ngibi. Sinzi gusoma, soma ibi ngibi. Sinzi gusoma. Ibi rero dushobora kuvuga tuti okay, reka tubanze twirengagize ko hano avuga ko ari umumarayika, tuvuge tuti wenda ashobora kuba koko ari umumarayika w'Imana. Nkuko bikomeza hano, iyo ukomeje gusoma bakwereka ko uyu nguyu niwe bavuga ko yari Malayika Gaburiyeli. Ariko reka turebe niba Malayika Gaburiyeli mu bantu yigeze ahura nabo hari uwo yigeze aniga, cyangwa se ngo amutere ubwoba ku buryo amara guhura na marayika n'ubundi agataha afite ubwoba. Duhere kuri Daniyeli 8:16-19. Baravuga ngo maze numva ijwi ry'umuntu riturutse hagati y'uruzi Urayi, arahamagara ati Gaburiyeli we, sobanurira uwo muntu ibyo yeretswe. Nuko ansanga aho nari mpagaze, ariko akiza ndatinya, nikubita hasi nubamye. Nuko arambwira ati umva yewe mwana w'umuntu, ibyo weretswe ni iby'igihe cy'imperuka. Ariko akimbwira ndarabirana nkusinziriye, uko nakubamye ankoraho arambyutsa. Hano batwereka n'ubundi ko Daniyeli nawe ahura na Malayika Gaburiyeli yagize ubwoba, anamuvugishije agira ubwoba, ariko Gaburiyeli amukoraho aramubyutsa. Ibi nibyo byihumure umumarayika w'Imana atanga. Aha ntabwo ari hamwe, turebe muri Daniyeli n'ubundi 9:21-23. Ngikomeje gusenga umugabo Gaburiyeli nabonaga ngitangira kwerekwa aratumwa, maze aragaruka azana ingoga yo gutamba igitambo cya nimugoroba yendaga kugera, ankoraho arambwira anyigisha ati Daniyeli, ubu nzanywe no kungura ubwenge bwawe. Ugitangira kwinginga haje ijambo, kandi nzanywe no kurikubwira kuko ukundwa cyane. Nuko iryo jambo uritekereze cyane, umenye n'ibyo weretswe. Hano beratwereka neza ko n'ubundi hano Malayika Gaburiyeli araza akabwira Daniyeli ati kuri kubwira kuko ukundwa cyane. Nabwo iri ni ijambo ry'ihumure ryaje kuri Daniyeli, rigaragaza umumarayika uzanye amahoro, uzanye ituze. Nubwo yagize ubwoba, ariko umumarayika amuha ituze, ni Gaburiyeli. Tujye kuri Zakariya nawe muri Luka 1:11-20. Turebye dusomye, nuko umumarayika wa Nyagasani aramubonekera ahagaze iburyo bw'urutambiro rw'ububani. Zakariya amubonye arikanga, ubwoba buramutaha. Ariko marayika aramubwira ati wigira ubwoba Zakariya,
kuko isengesho ryawe ryashimwe. Umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu maze ukazamwita Yohani. Azagutera ibyishimo n'umunezero, kandi benshi bazashimishwa n'ivuka rye kuko azaba umuntu ukomeye mu maso ya Nyagasani. Malayika aramusubiza ati, ndi Gaburiyeli uhora imbere y'Imana, natumwe kukubwira no kukugezaho iyi nkuru nziza. Hano turabona n'ubundi ko Zakariya akibona umumarayika yarikanze, ariko umumarayika Gaburiyeli uzanye inkuru nziza aramuhumuriza. Wigira ubwoba Zakariya, kuko yaraje kumumenyesha iby'ibitangaza cyangwa inkuru ivuye ku Mana. Saho dukomeje no kuri Bikira Mariya muri Luka 1:26-33. Hahise amezi 6, Malayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mujyi wo mu Galileya witwa Nazareti, ko umukobwa w'isugi wari warasabwe n'umusore witwa Yosefu wo mu muryango wa Dawudi. Uwo mukobwa yitwaga Mariya. Marayikazi wabo aramubwira ati, ndakuramutsa mutoni w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe. Yumvise ayo magambo arikanga, yibaza icyo iyo ndamutse ivuga. Marayika aramubwira ati, wigira ubwoba Mariya, kuko wagize ubutoni ku Mana. Dore ugiye gusama inda, ukazabyara umuhungu maze ukazamwita izina rya Yezu. Azaba umuntu ukomeye, kandi bazamwita mwene nyir'ijuru. Nyagasani Imana azamwegurira ingoma ya se Dawudi. Azategeka umuryango wa Yakobo ubuziraherezo, ingoma ye ntizashira. Hano kuri Bikira Mariya turabona ko n'ubundi gihe Malayika Gaburiyeli amugezeho yagize ubwoba arikanga, yibaza kuki ambwiye iyi ndamutso. Ariko Gaburiyeli uhora imbere y'Imana amuha ihumure, wigira ubwoba Mariya, kuko wagize ubutoni ku Mana. Nuko ubwoba bwe bwose bugahita burangira. Saho gusa turebye no kuri Yosefu, muri Matayo 1:19-21. Yosefu aravuga ngo Yosefu umugabo we wari intungane kandi utashakaga kumuteza urubwa, yigira inama yo kumusezerera rwihishwa. Igihe yari akibizirikana, umumarayika wa Nyagasani amubonekera mu nzozi, aramubwira ati, Yosefu mwana wa Dawudi, witinya kuzana umugeni wawe Mariya, kuko yasamye ku bubasha bwa Roho Mutagatifu. Azabyara umwana, uzamwite Yezu, kuko ari we uzakiza umuryango we ibyaha byawo. Ninde wakiza ibyaha uretse Imana yonyine? Korowani igaragaza ko Allah wenyine ari we ukiza ibyaha. None hano umwana ugiye kuvuka akiza ibyaha? Si icyo ngicyo turiho. Hano muri Matayo n'ubundi kuri Yosefu igihe abonekewe n'umumarayika wa wundi uzana inkuru nziza, abwira Yosefu agira ubwoba n'ubundi, ariko umumarayika akamubwira ati, Yosefu mwana wa Dawudi, witinya. Turebye no kubashumba muri Luka 2:8-14. Muri ako karere hari abashumba baragiraga amatungo yabo ku gasozi. Nuko umumarayika wa Nyagasani abahagarara iruhande ikuzo rya Nyagasani basesekazaho urumuri, maze bashya ubwoba. Marayika arababwira ati, mwigira ubwoba, kuko mbazaniye inkuru ikomeye cyane izashimisha umuryango wose. Hano n'ubundi uyu mumarayika amaze kubonekera abashumba bagize ubwoba, ariko umumarayika arababwira ati, mwigira ubwoba. Ibi rero tubigereranije na hano kwa Muhamadi, aho mu butayu umumarayika yaje akamunigira mu buvumo, ntabwo ari mu butayu, ni mu buvumo. Akamunigira mu buvumo, amufata n'imbaraga, amutsindagira nk'uri kumuniga. Akamusaba gusoma, Muhamadi akavuga ati sinzi gusoma. Akamusaba gusoma, Muhamadi sinzi gusoma. Akamusaba gusoma, ati sinzi gusoma. Mpaka Muhamadi akahava n'ubwoba bwinshi, agenda ashaka, afite ubwoba, atitira, avuga ngo mumfuke. Avuga ati, what's wrong with me? Nawe ubwe yari azi neza ko icyo yahuye nacyo ntabwo ari ikintu gitanga amahoro, ahubwo ni ikintu giteye ubwoba. Ibi rero bigaragaza ko abandi nabo nk'uko twabibonye, Daniyeli, Zakariya, Mariya, Yosefu n'abashumba bose bahuye na marayika, kandi marayika bakahita bagira ubwoba, ariko marayika akabaha ihumure, kuko Imana n'Imana itanga ihumure. Kuri uyu mugabo wa kabiri rero bifashishije Bibiliya, hatwereka ko nk'uko umuhanuzi Izayiya bihanuye mu myaka 700 mbere ya Yesu,
uwahaye igitabo atazi gusoma bamubwira bati soma ibi ngibi, arasubiza ati ntabwo nzi gusoma. Ni Muhamadi nk'uko twabibonye muri Buhari 49:53. Muhamadi rero ni umuhanuzi cyangwa se intumwa wahumirijwe amaso nk'uko bigaragara muri Izayi 29:9 kugeza kuri 16. Aha rero twifashishije Bibiliya na Buhari, ntabwo twagiye kureba sources izo arizo zose kuri internet. Buhari ni yemewe, iri authentic ku Bayisilamu bose kandi barayemera. Ubwo rero muri aba bagabo babiri tubonye, uwa mbere Korowani batwerekaga avuga icyo azakora mu gihe Muhamadi azaba yarahimbiye ibyo atavuze, kumuca umutsi w'umujyana w'ibanze w'amaraso. Kandi koko twabonye ko Muhamadi yapfuye ari uburozi, avuga ati umutsi w'umujyana wanjye w'ibanze wacitse. Kandi rwose bamutwaraga bamukurura ku buryo nta muntu washoboye kugira icyo amumarira kugeza aho ubwo yari yacitse kugeza apfuye. Uwa kabiri Bibiliya nk'uko umuhanuzi Izayi yabivuze, wahawe igitabo bamubwira bati soma, ati sinzi gusoma. Uyu ni Muhamadi nk'uko bigaragara mu buvumo bw'ihira, aho mu buvumo n'umumarayika bahuye rwose, ntabwo ari umumarayika uvuye ku Mana, udatanga ihumure, udatanga umutuzo, ahubwo akaniga umuntu akamutera ubwoba kugeza ubwo ataha ashakira amahoro ku wundi muntu asanze mu rugo, kandi ngo yahuye n'umumarayika wa Nyagasani. Ntabwo nzumvikana uburyo wahura n'umumarayika, wahura n'Imana, warangiza aho kugira ngo iyo Mana iguhe ihumure kubwo wari ufite, ukajya gushakira ihumure umugore wasize mu rugo iwawe. Bivuze ko iyo ntabwo yaba ari Imana, ahubwo ni Ijini. Bavuga ko bishobora kuba ari Ijini bahuriye rikanamuniga. Tugereranyije n'abandi bose twabonye bagiye babonekerwa na Malayika Gaburiyeli, twabonye ko bahabwaga ihumure ku buryo batigeze bajya gushakira ubuhungiro ku bandi bantu basize kandi bahuye n'Imana, bahuye n'umumarayika wa Nyagasani. Hano Abayisilamu benshi bashobora kuvuga ngo ati Tuwurati, Ivanjiri, Bibiliya ntabwo tuyemera, ngo kubera ko Bibiliya idahura na Korowani, kandi Korowani ivuga ko Bibiliya ari ijambo rya Allah, ari Allah wayigaragaje. Baravuga bati Korowani na Bibiliya barayihinduye, byari birimo ntawe ubizi n'ibiki byose, cyangwa se bakavuga ngo Bibiliya kubera ko Korowani bagitangira bari barayifashe mu mutwe bakayinaretinga, kuko ntabwo bari barayandika. Bavuga ko n'ubundi na Injiri na Tuwurati byose nabyo byatanzwe babimemoriza mu mutwe, noneho nyuma bakavuga ko igihe byanditswe aribwo abantu babyanditse babihinduye. Ariko icyo tugiye kureba hano ni uko Tuwurati na Injiri byanditse byariho mbere y'uko Muhamadi aza. So bivuze ko niba Muhamadi yaravuze ati Korowani na Injiri abakristo bafite n'abayahudi ndabyemera, kandi rwose byaturutse kwa Allah. Noneho Abayisilamu muri iki gihe bakaba bavuga bati oya, Korowani nako Bibiliya, Injiri na Tuwurati barabihinduye, kubera ko iyo usomye muri ya Injiri, mu Ivanjiri dusanga bigaragaza ko Yezu yakizaga abantu ibyaha, usanga hagaragaza ko Yezu yapfuye, yabambwe, akazuka. Kandi twanareba no muri Tuwurati mu isezerano rya kera tugasangaho Imana ubwayo yavugaga ko ifite abana cyangwa se ibyara. Ariko bo muri Korowani Muhamadi akaba yaranditse avuga ko Allah adashobora kugira umwana, aribyo nyine nka kuriya twabonye banza ariyo mpamvu Allah yamuciye umutsi w'umujyana w'amaraso ku buryo rwose nta n'uwabashije kumutabara kuko yabeshyeye Allah. Hano dusomye muri Buhari 68:41 hatwereka uburyo ki the Jews came to Allah's messenger and mentioned to him that a man in a raid among them had committed illegal sexual intercourse. So hano abayahudi bamuzaniye umugabo n'umugore bafashwe basambana. Allah's messenger yavuze ati
hari ibyo yagaragaje. Ese Torah ivuga iki kuri rajam? Baravuga bati n'ibindi byinshi, bamukubite n'ibiva n'ibiki. Ariko noneho hano baravuga ngo they brought the Torah and opened it. So, bazanye Torah tuyifate nk'isezerano rya kera. Bazanye Torah, ariko Torah, Tuwurati ubundi bivuga biriya bitabo bitanu bya Musa, tekereza. Bazanye Torah barayifungura. Noneho umwe muri bo, one of them put his hand over the verse of the jam and read what was before and after. So, noneho ikikwereka ko iyi Tuwurati yari ihari nuko barayizanye barayifungura. Umwe muri bo ashyira agaragaza cyangwa se n'urutoki agaragaza umurongo ugira icyo uvuga kuri abo bantu baba bafashwe basambana. Nibwo rero basanze ari ukubatera amabuye, babatera amabuye. Ibi rero biragaragaza ko dukurikije iyi Buhari 38:41 biragaragaza ko Muhamadi ubwe bazanye Torah baragifungura ari kuyireba. Bivuze ko ntabwo bashobora gufungura ikintu bari kunaretinga. Kandi noneho banakoza urutoki kuri verise. Bivuze ko iyo Torah yari yanditse. Dukomeje muri Buhari 3, Sahih Buhari 3, ibi ni ibyavuzwe na Aisha. Sorry. Baragaragaza uyu witwa Waraka bin Nawfal, sinzi niba ariko. Okay. Noneho hano baravuga ko he would write from the gospel in Hebrew as much as Arabic. So bivuze ko yashoboraga kwandika ibintu abikuye muri gospel yo mu Giheburayi. So gospel y'Igiheburayi yariho mu gihe Allah's messenger yabonaga ubutumwa. Kuko hano dufite Waraka bin Nawfal wajyaga ahindura Bibiliya gospel yo mu Giheburayi akajya yihindura mu Cyarabu. Ibi rero biragaragaza ko ntabwo yari guhindura gospel gute yanditse mu Giheburayi ayihindura mu Cyarabu. He would write from the gospel in Hebrew as much as Arabic. Dukomeje n'ubundi muri Sahih Buhari 39:82 n'ubundi ni kimwe nk'uko n'ubundi bivugwa na Aisha. Aha n'ubundi avuga Waraka bin Nawfal nawe n'ubundi kubera avuga ko mbere y'uko Isilamu ibaho yari umukristo, yari yarabaye umukristo. Noneho used to write the Arabic writing and used to write of the gospels in Arabic as much as Allah wished him to write. N'ubundi yajyaga yandika ziriya gospel akazihindura mu Cyarabu. So bitwereka ko hano gospel yari ihari yanditse mu Giheburayi, ngo yari iri hariya mu Barabu, mu bihugu by'Abarabu, and then akajya yihindura mu Cyarabu. Dusomye no muri Suna Abi Dawudi 4:4-9 naho hatwereka ko n'ubundi a group of Jews came and invited the messenger of Allah. Aba ni Abayahudi batumije intumwa y'Imana, batumije Muhamadi. Hano rero baravuga ngo they pressed a question for the messenger of Allah who sat on it and said, bring the Torah. It was then brought. Yaricaye bamusasiye baravuga nk'umusambi, sinzi uburyo mu Bayisilamu babyita. Barakamusasiye, bamaze kumusasira aravuga ati munzanire Torah. Barayimuzanira. Nuko arangije president nuko afata ya Tuwurati ayishyira imbere ye. Aravuga ngo I believe in thee and in whom all revealed thee. Aravuga ati ndakwizera kandi nkizera n'uwaguhishuye. Iyi ni Tuwurati. So bivuze ko bamuzaniye Tuwurati arayifungura ayishyira imbere ye. Aravuga ati iyi Tuwurati ndakwizera
kandi nkizera n'uwaguhishuye. Subize ko ntago Tuwurati bayinaretingaga cyangwa se bayivugaga nk'abayimenyerije mu mutwe, ahubwo yari ikintu cyanditse. Nibwo n'ubundi hano yabasabye ko basoma icyo Tuwurati ivuga ku bantu bafashe basambana, basanga ko n'ubundi ari ukubatera amabuye. Saha gusa dufite na suna na sai, sinzi bari ko bayisoma 5400. Hano naho haravuga ngo but they were among them believers who read the Torah. Nuvuga ngo hano harimo abantu bemeye bari barasomye Tuwurati, bari barayisomye, apana bari barayifashe mu mutwe. Nibwo hano nyine ababwiraga aba nabo bari barafashe, akaba ababwira ati either he called them together and gave them the choice between being put to death or giving up reading the Torah and Injili. Nibwo yabahamagaje akababwira ati akabaha amahitamo niba bahitamo gupfa cyangwa se bakareka gukomeza gusoma Torah na Injili. So bivuze ko iki gihe n'ubundi Abarabu bari bafite Torah, bafite na Injili. Noneho hari nabwo bano bantu babasabaga ati mureke gusoma Torah cyangwa se mureke gusoma Injili, kuko ntabwo wabwira umuntu ngo areke gusoma icyo adafite cyanditse. Ibi n'ubundi nabyo bigaragara hano muri Incamake 26:53, aho bavuga bati the Torah and the Injili are with the Jews and Christians. Tuwurati na Injili abakristu n'abayahudi barabifite. Si nibyo gusa, biriya bigaragaza ko mbere y'uko Muhamadi yari ahari, Tuwurati kuko yari ihari yanditse, kandi iyo Tuwurati n'iyo Injili akaba aribyo n'ubu ngubu dufite. Turebye bwa mbere dushobora kureba kuri Septuagint Bible, iyi ni Greek Old Testament, ni isezerano rya kera ryo mu Kigereki. Iri sezerano rya kera ryo mu Kigereki ryahinduwe mu Kigereki mu gihe cy'umwami Ptolemy wa kabiri Philadelphus. Ahangaha ni mu myaka 200 mbere ya Yesu. Iyi Septuagint Bible urumvira iragaragara, irahari ku buryo abantu bashobora kureberaho ibihe bitabo byari bihari bakoreshaga kandi byari byanditse. Tugendeye kuri n'ubundi Bibiliya ya kera, twavuga ngo ifitwe n'abakristo ni Codex Sinaiticus. Codex Sinaiticus cyangwa Sinai Bible, iyi ngiyi yakusanyijwe ahagana muri 325 mu gihe muri cya gihe cy'umwami w'abami Constantine amaze kuba umukristo. Muri 325 abakristo bari bafite Bibiliya yanditse. Si niyo gusa, mu kinyejana cya kane hari Codex Vaticanus, iyi ngiyi n'ubundi ikaba iri Roma, Bibiliya iri Roma. Hakaba Codex Alexandrinus yo mu kinyejana, yanditswe mu kinyejana cya gatanu kandi imbere ya Muhamadi, ubu ikaba iri mu Misiri. Si ibyo gusa, habayeho Council of Rome mu mwaka wa 382, nibwo iyi Bibiliya tubona ikoreshwa na Kiliziya Gatolika, yemejwe bwa mbere, igizwe n'ibitabo 33. Yari muri 382 kandi Muhamadi yavutse muri 600, ikinyejana cya karindwi. Si ibyo gusa, hari Council of Hippo. Council ya Hippo cyangwa se Synod of Hippo yabaye muri 393. Iyi ngiyi yitabiriwe n'abasenyeri 70 bavuye muri Afurika y'Amajyaruguru ndetse n'Ubutaliyani. Iyi nama nayo yemeje ibitabo 73, ari byo n'ubundi bihura n'iyi Bibiliya igaragara ya Kiliziya Gatolika. Council of Carthage cyangwa se n'ubundi ishobora kwitwa Synode yabaye muri 379, nayo yitabiriwe n'abasenyeri hagati ya 40 na 48, nayo yemeje ibitabo 73. Izi ni Bibiliya zabayeho mbere y'uko Muhamadi aza, kandi izi Bibiliya ziranditse, na zimwe zirahari nk'izi n'ubundi ziri Roma, Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, hakaba na Codex Alexandrinus iba mu Misiri. Izi council ni council zabaye. Council of Rome irazwi ko yabaye muri 382, hari na decree zayo. Synod of Hippo
irazwi kuko iyi Synod of Hippo yarimo na Saint Augustine cyangwa se Augustine of Hippo, hakaba na Council of Carthage. Ibi rero byose ni ibintu byabayeho bigaragaza ko Bibiliya, Injili na Tuwurati byariho mbere ya Muhamadi. Noneho tugiye mu kantu gato n'ubundi Korowani ivugaho, ikintu bavuga ku butatu butagatifu. Hano nka Korowani 5:7 baravuga ngo bose babandi bavuze bati mu by'ukuri ari ara ni uwa gatatu muri batatu, mu butatu barahakanye, nyamara nta yindi mana iriho ikwiye gusengwa by'ukuri uretse Imana imwe rukumbi. Abahakanye muri bo nibatarekeraho ibyo bavuga rwose bazagirwaho n'ibihano bibabaza. Kugira ngo tumenye ese ubu butatu Korowani ivuga ni ubuhe, dusomye muri Korowani n'ubundi dukomeje dusoma muri 5:116 baravuga ngo unibuke ubwo arazavuga ati yewe Isa, vuga Yesu, mwene Mariyamu, Mariya, ese niwe wabwiye abantu uti jye n'umubyeyi wanjye nimutugire imana ebyiri mu cyimbo cya ara? Yesu azavuga ati ubutagatifu ni ubwawe, ntibikwiye kuri njye ko nabwira abantu atari ukuri. Iyo nza kuba narabivuze bose wari kubimenya, gusa biri mu mutima wanjye, nyamara njye sinshobora kumenya amabanga yawe. Mu by'ukuri ni wowe mumenyi uhebuje w'ibyihishe. Hano turebye turasanga muri bwa butatu hari ara, hakaba Isa, hakaba na Mariya. Ese ni abahe bakristu bigeze kubaho bavuga ko Mariya ari Imana? Ntabo. Niba ari na groupe ntoya y'abafeministe y'abagore bari barishyize hamwe, niyo bajya bavugaho ko kwigaragara mu nyandiko za Epifanius. Mu nyandiko za Epifanius abavugaho n'uburyo babita babayeho b'abagore bari barigize abagore bakiha no kujya batura ibitambo, kuko muri iyo nyandiko ye ni naho agaragariza amakosa arimo anabwira abantu ko nta mugore ugomba kuba umupadiri gufata inshingano za gipadiri. Ni naho avuga ko bari abadiyakoni bagaragara atari ubushumba, kuko kera muri kiriya gihe babatizaga abantu batambaye. Noneho kubera ko babatizaga abantu bambaye ubusa, abapadiri bakaba ari abagabo, habagaho kubaha cya gitsina gore. Noneho mu gihe bashyizeho akantu gakingiriza barimo babatiza, bigasaba ko umugore ari we ujya gufasha mu gihe padiri ari kubatiza wabona. Ariko ntabwo abagore bigeze batanga icyo twavuga nk'amasakaramentu, kubatiza n'ibindi, ntabwo byigeze bibaho mu mateka ya Kiliziya. Ni ibintu n'ubundi by'abafeministe bije ubu ngubu bitigeze bishyigikirwa n'intumwa n'imwe, kuko nka Epifanius muri izi nyandiko ze arabigaragaza, anagaragaza uburyo ki guhera kuri Adamu, usomye Bibiliya guhera kuri Adamu kugeza ku ntumwa, no mu ruhererekane kumugezaho kugeza mu gihe bari barimo, nta hantu hamwe higeze haboneka umugore utura ibitambo. Ntabwo rero niba Nyagasani yarabigeye gutyo, ubwo ni uku nguko byagenze, kuko we yaranavugaga akavuga ati nubwo Eva yakoze icyaha ariko ntabwo yigeze atinyuka kujya gutura igitambo, ahubwo igitambo cyatuwe na Abeli kigaturwa na Kayini, ariko rwose ntabwo umugore yigeze atinyuka kujya gutura igitambo. Yanavuga ko abagore bajya mu bintu by'ubupadiri no bashaka kujya mu bintu by'ubupadiri no gushaka gutanga amasakaramentu baba bakurikiye ibigirwamana, abwira abantu kubirinda. So rero iyi groupe ni nayo ntekereza ivugwa ishobora kubaho mu mateka y'abantu bageze mu Barabu. Abo bagore bavugaga ko Mariya ari Imana, bakanagira n'uburyo baturamo ibitambo, ariko Kiliziya yarababamaganye kera. So rero sinumva uburyo ki hano Muhamadi yagiye akavuga ngo yewe Isa mwene Mariyamu, ese niwe wabwiye abantu uti jye n'umubyeyi wanjye nimutugire imana ebyiri mu cyimbo cya ara? Aha ntabwo yavugaga abakristo, kuko akari aka gatsiko k'abantu k'abagore twavuga ngo bari barigize inshinzi, bagendaga bavuga ko batura ibitambo, kandi rwose Kiliziya yari yarabamaganye, bari muri heresi kandi bagiye babamagana cyane.
nta musenyeri n'umwe wigeze ubashyigikira, barabirukanye. Tugiye no gusoma hano baravuga ngo muri Korowani 5:17 baravuga ngo indeed those who say Allah is the Messiah, son of Mary. Ibi bintu ntago nzi abakristo bigeze bavuga ko Allah ari Mesiya, umwana wa Mariya. Ntago. Mu mateka yose no mu nyandiko zose ushobora kubona, nta hantu nigeze mbona abakristo bavuga ko Mesiya ari Allah. Ahubwo abakristo bose ba kera bari bazi gutandukanya Imana Data, Imana Mwana na Roho Mutagatifu. So rero hano ndumva ntaho bihuriye n'ibyo abakristo bemera kuri iki gihe, cyane kuri urabona hano icyambere agenderaho ni kagatsiko k'abagore bavuga ko Mariya ari Imana, kandi rwose Kiliziya yarabirukanye. Bari muri heresi, sinzi n'impamvu umugani Muhamadi yagiye kwita kuri aba bagore aho kwita kuri Kiliziya. Ariko wenda nibo yarafiteho ubumenyi kuko bo bari barageze bari bamaze kwinjira no mu Barabu. So nibi ngibi byo kuvuga ngo Allah is the Messiah, son of Mary, ntaho nigeze mbibona. Turebye muri Nicene Constantinopolitan Creed, iyi creed nyine niyo Ndangakwemera n'ubundi abakristo bose bakoresha. Baravuga ngo I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in all things visible and invisible. Ndemera ko Imana Data ari imwe, Data ushobora byose, waremye ijuru n'isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Ntago abakristo bigeze bemera Imana eshatu, ahubwo twese twemera ko Imana Data ari imwe, Data ushobora byose, waremye ijuru n'isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Nyuma bikongera kuko ibi byabaye muri 381, Muhamadi urumva ntabwo yari arazi. Iyi niyo ndangakwemera abakristo bavugaga buri gihe, buri ku cyumweru igihe bagiye gusoma, nk'uko nk'ubu muri Kiliziya Gatolika, ariko hari ndumva n'abametodiste n'abandi bagenda babisubiramo buri munsi nk'indagakwemera ya gikristo. Hano n'ubundi baravuga ngo umutegeka wacu ni umwe, umwana w'ikinege w'Imana, mbere ya byose Data yari asanzwe amubyaye, ni Imana yavuye ku Mana, n'urumuri rwavuye ku rundi. Hano n'ubundi muri 381 abakristo bari bazi ko Yezu, umwana w'ikinege w'Imana, bari bazi ko Yezu, umwana w'ikinege w'Imana, ari Imana nawe. N'urumuri rwavuye ku rundi, Imana y'ukuri yavuye ku Mana y'ukuri. Yarabyawe ntiyaremwe, asangiye kamere na Data, niwe wahaye byose kubaho. Icyatumye amanuka mu ijuru ni twebwe abantu, no kugira ngo dukire. Yenze umubiri ku bwa Roho Mutagatifu, abyarwa na Bikira Mariya, no kwaba umuntu. Yabambwe ku musaraba, ari twagirira ku ngoma ya Ponsiyo Pilato. Niho yapfuye maze arahambwa, nuko ku munsi wa gatatu arazuka nk'uko byari byaranditswe. Nuko azamukira mu ijuru, yicaye iburyo bwa Data, kandi azagaruka gucira imanza abazaba bakiriho n'abazaba barapfuye. Ingoma ye izahoraho iteka. Nuvuga ngo n'ubundi abakristo muri iki gihe bari bazi ko Yezu Kristo yarabambwe, arapfa, arazuka. Mu gihe muri Korowani ntazi aho Muhamadi yabikuye, ivuga ko ngo Yesu ngo baribeshye ngo ntabwo ari we bishe. Ubwo ntabwo tuzi iyo yabikuye, wasanga ariyo mpamvu aorita ye bayikase, ko yarabeshye. Ikindi hano harakomeza, Roho Mutagatifu ni Imana, niwe utanga ubuzima. Icyo hano tubona ubutatu ntabwo ari Imana Data, Yezu na Mariya, ahubwo ni Imana Data, Imana Mwana na Roho Mutagatifu. Ariko hano turasanga ko igihe aravuga ati mu by'ukuri, hano aravuga ati yewe Isa mwene Mariyamu, ese ni wowe wabwiye abantu uti jye n'umubyeyi wanjye mutugire Imana ebyiri mu cyimbo cya Allah? Aribwo avuga ngo ntimukavuge ubutatu. Ubutatu hano yavugaga ntabwo ari uvuga ngo Imana Data, Imana Mwana n'Imana Roho Mutagatifu, ahubwo ubutatu yavugaga hariya muri Korowani ni Allah, Isa na Mariyamu. Abakristo batigeze na rimwe bafata ko Bikira Mariya cyangwa se Mariya ari Imana. Hano indangakwemera n'ubundi irakomeza. Kiliziya ni imwe itunganye Gatolika kandi
ikomoka ku ntumwa. Batisimu ni imwe ikiza abantu ibyaha. Ntegereje izuka ry'abapfuye no kubaho k'ubugingo buzaza. Ibi nabyo nyine ni ibigaragaza ko batisimu abakristo bose ba kera bari bazi ko batisimu ikiza ibyaha. Ni nako bavuga ko ariko kuvuka bundi bushya. Kiliziya ni imwe itunganye gatolika kandi ikomoka ku ntumwa. Iyi rero ni creed abakristo bakoresheje kuva muri 381. Ntabwo rero tuzi umuntu ashobora kumenya impamvu Muhamadi yagiye kuvuga ko ubutatu ari Isa na Mariyamu. So rwose niba hari n'uwabivuze gutyo n'abakristo ubwabo barabikundana, ntabwo ari byo. Ntabwo ubutatu ari ubwo ngubwo. Ntabwo ubutatu butagatifu ari ubwo. Nk'uko Korowani bivuga nyine ntabwo ari ubwo. Ariko ntabwo Korowani ivuga niba koko ubutatu butagatifu abakristo bemeraga guhera ku ntumwa. Zaje kuba creed kugira ngo bibe official, kiliziya zose zibikurikiza zo ku isi muri 381, ari bwo koko budakwiye. Nta kintu Korowani bivugaho. Gusa nk'uko Korowani bivuga rwose, niba hari uvuga ko Mariya ari Imana, ni ahantu habyemewe. So iyi nayo n'ubundi ni Sene Creed yo muri 325, mu gihe Constantine yari amaze kuba umukristo, noneho b'abakristo basengeraga mu bwihisho bagatangira kujya ahagaragara. So nibwo nyine hakozwe iyi creed. Nabwo biragaragara ko muri 325 abakristo bakimara kuva mu bwihisho bikaba official no kugira ngo abantu bose babikurikize. Baravuga ngo in one Lord Jesus Christ, the Son of God. One Lord. Imana Yesu Kristo. Only begotten before the ages. Naho hano bakavuga ngo the Holy Spirit and the Virgin Mary and was human made. Waba bambwe ku ngoma ya Pontius Pilato, nuko akababara agahambwa, nuko akazuka nk'uko muri scriptures bigaragara. Noneho bakongera ngo we believe in the Holy Spirit, the Lord, and the giver of life. Uzano tuzeza ko Korowani ivuga ko ari gutanga ubuzima. Hano abakristo kuva kera bemeraga ko Roho Mutagatifu ari Imana kandi Imana itanga ubuzima. Hano baravuga ngo we believe in one holy Catholic and Apostolic Church. Nabwo tukemera kiliziya imwe itunganye gatolika kandi ishingiye ku ntumwa. We acknowledge the baptism for the remission of sins. N'ubundi tukemera batisimu ko ikiza abantu ibyaha. Nibyo rero, nibyo bijyanye no kuri Muhamadi. Twarebye ku bintu bibiri. Mbere na mbere Korowani kwereka ko Muhamadi bamukase aorta, kandi koko baravugaga ati iyo uza kuhimbira ibyo atavuze twagomba kugukata umutsi w'umuryango ku buryo ntawe ushobora kugutabara. Bivuze ko yagombaga gupfa apfuye umutsi uvuyemo. Bigaragara ko umuyahudikazi yamuhaye uburozi mu ntama, nuko Muhamadi agapfa. Nta n'uwashoboye kumutabara koko. Muri Bibiliya nk'uko umuhanuzi Izayi 29:9-16 bivuga, umuntu utazi gusoma babwiye bati soma ibi ngibi, arasubiza ati ntabwo nzi gusoma. Uwo ni Muhamadi. Kugira ngo Abayisilamu barabizi ko Muhamadi atarazi gusoma. Ikindi nabwo ni nk'aha nyine dusoma bavuga ngo ni bande muhinduke impumyi ubudahunyeza muba abasinzi ariko mutasomye kuri divayi, mudandabirana ariko mutangiye ibisindisha. Ngira ngo muri Isilamu bavuga ko ibisindisha byakozwe byaremwe na shayitani na sekibi na shitani, ariko niyo mpamvu nyine batanywa inzoga. So urumva ko ibi ngibi bigenda bihura n'ibi nyine Izayi yavuze. Uyu muryango wasinze kandi utanywa inzoga, w'impumyi kandi rwose nta bisindisha, ni warasinze na uradandabirana, nta divayi basoma, ni impumyi, nta bisindisha banywa. Noneho bafata umuzingo bawuhereza umuntu utazi gusoma, bamubwira bati soma ibi ngibi, agasubiza ati ntabwo nzi gusoma. Muhamadi
ese ni Malayika Gaburiyeli bahuriye mu buvumo? Wapi? Ni Ijini. Dukurikije uko umumarayika w'Imana azana ihumure, tugakurikiza noneho n'uriya witwa ngo ni umumarayika waje amuniga akamutera gushakira ubuhungiro ku muntu, ntago wava ku Mana itaguhaye ihumure ujye kurishakira ku mugore wawe agupfukapfuka. So ubwo niba nyine ihumure ushobora kuribonera mu bantu utaboneye ku Mana, ntekereza ko iyo yaba ari idini, yaba ari amadini yadufasha. Naho ibyerekeye ivanjiri na Tuwurati biragaragara ko mu gihe cya Muhamadi ivanjiri yariho, ikindi bintu bagendeyeho bavuga ku bijyanye n'abakristu b'icyo gihe ntabwo ari byo. Agatsiko k'abantu bavugaga ko Mariya ari Imana, rwose niba abakristu bose kuva mu ntangiriro bagiye babihakana, urebye mu nyandiko zose rwose nta umuntu wavuze ubutatu ko ari Allah, Isa na Mariya, rwose ntaho byigeze biba. Kandi tugasanga ko nubwo yari muri 600 iyi creed cyangwa se indangakwemera isubirwamo n'amadini ya gikristo menshi n'ubundi yakozwe muri 381. ntabwo ariyo yagendewe, kuko hano bavuga Imana Data, Imana Mwana n'Imana Roho Mutagatifu. So rero kuvuga ko kubwira abakristo ngo ntibakavuge ubutatu, kandi ubwo butatu buvugwa muri Korowani atari bwo abakristo bavuga ubu, urumva birahabanye. Keretse iyo avuga ati yewe Isa, ninde wakubwiye kubwira abantu ko Roho Mutagatifu ari Imana? Icyo ngicyo wenda abantu bari kubyumva, kuko ni nacyo hano abakristo bemeraga ko Roho Mutagatifu ari Imana. So rero murakoze, mugiye mushaka ko ubutumwa bugera ku bantu benshi rwose mukadufasha, mwibagirwe gukanda kuri like no kuyisharinga, mwisangize abayisilamu bose babimenye, kandi ntimwibagirwe gutanga igitekerezo, comment. Ushobora gushyiramo igihugu urimo, ibi birafasha kugira ngo video igere ku bantu benshi.